Ikaze kuri Kevin TV1 kora subscribe niko aho hejuru barimo bakubwira ntugende udakoze subscribe and like. Dutangiye inkuru yacu hano hari umukozi wo mu rugo ubona arimo gufata ibiryo akabibika nyine nasa nkaho ari kwandurura no gutegura ameza, arimo gukuraho imyanda ku meza ariko bisa nkaho ari ibiryo hatari higeze hakuzamo n'umuntu ifoke, bisa nkaho hari umupangu uyu mukobwa afite. Uretse urebe hano hari umugore yagiye kuzana umugabo aramubwira ngo sheri nturye muri resitora uyu munsi ugomba kurya ibiryo natetse nagutekeye biri hano dore ngibi. Akihagera arikanga, umugabo ati rega sheri narakubwiye ntabwo wowe wamenya guteka wambeshye, urabizi mba nshonje mba niriwe mu kazi nagiye kujya muri resitora uranga none ndebera ngo ntabwo wowe washobora guteka. Umugore ati sheri nari nabitetse ndanabitegura ku meza gusa sinzi nese ko nta mbeba tugira byagenze gute. Umugore umva agahinda karamwica abwira umugabo ati njye nyizera sinzatinda kukwereka ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Umugabo ati narakubwiye ntabwo ushoboye guteka, ati kuva mu gitondo ntabwo mba nariye mba nategereje ngo ndajya muri resitora nimugoroba ntashye none nawe wambujije. Ibaze ko nanze no kuba nanywa icyayi ngo ndaza kurya ibiryo umugore wanjye yatetse yabera. Ati cyangwa sheri uyu mukobwa yaba yabitaye muri puberi azi ngo ni imyanda. Umugabo ati bireba ariko ntago ari byo. Nuko umugore arareba arabibura, umukozi ati ubwo bwenge bwo guta ibiryo ntago nabugira. Umugabo yarumiwe ati ngaho mundebere uyu mugore wanjye ntago azi guteka. Ati baze umukozi akurushe guteka. Umugore agahinda karamwica cyane ati umukozi wanjye cyangwa yanabiriye, ntabwo ibiryo byari biri hano wabiriye muko. Umukobwa ati oya, ati ntago nabirya. Umugore ati none siko nta wundi muntu tubana hano ko nta mwana mfite byaba byagenze gute. Umukozi ati oya, ati ahubwo niba ari ikibazo cy'ibiryo bibaye bikeya njye hari ibyo nari natetse. Umugabo ati ntiwumva undi mwana ko aba azi guteka. Ati none wowe uri umugore agahinda karamwica ati okay, ati nzakwereka ukuri sinzatinda kukwereka ukuri. Arangije ati naje ndabitegura mbishyira hano ku masahane none nyumvira nawe uri kuvuga ngo ntago nigeze nteka. Umugore yarabasobanuriye bose. Umukozi ati nta kintu nigeze nsanga ku meza nahasanze amasahane yonyine. Ati gusa ibiryo byo rwose nta kibazo njye nari natetse byinshi nazana tugasangira niba ntacyo bibatwaye cyane ko bigishyushye aribwo byari bigishya ntago ndarindira kujya gushyushya. Umugore arwara umutwe agahinda karamwica. Hanyuma arangije umugabo ati undi mwana aba yashoboye guteka wowe uba uri aho wagira ngo ntabwo uri umugore. Umugore ati okay nta kibazo ariko nzabikwereka sheri nzabikwereka, okay tuza nzabikwereka ariko n'ubu uba uri kunywa hano hari icyo kunywa. Hanyuma umugabo agahinda karamwishe, umugore agira agahinda. Wa mukozi ajya kuzana amasorori y'ibiryo ku meza ariko umugore bisa nkaho bino biryo atanabikeneye, ari kubona ko byanga bikunda uyu mukozi ari we ushobora kuba yabikoze. Yarazanye ibiryo naho umugabo ngo nturebe undi mwana ukuntu aba yatetse n'ibiryo bisa neza biryoshye. Ati wabibonye tuzi ko no muri resitora batabiteka. Umugore agahinda karamwica aricecekera ati sheri bino bintu uzabibona rega uzabibona ntabwo uzatinda kubona ko nkubwiza ukuri. Umukozi yararuye ariko yakundaga sebuja cyane, reba ukuntu ari kujya amureba. Hanyuma umugore agize n'agahinda n'amarira araza mu maso areba ibyo biryo uwo mukobwa yatetse. Ati sheri n'ukuntu nari nagutekeye amakaroni none ugiye kurya imiceri nijoro. Hanyuma arangije ati ariko nyine nta kundi. Gusa umugabo ntiyigeze yemera ko uyu mugore yari yatetse ngo kuva babana ntiyari yabona ateka, buri gihe ni umukozi wabo ubatekera. Mwabonye mwa bagore mwe mujye mutekera abagabo banyu, bino bintu ni ibibazo. Umugore arabireba ati ibi nibyo biryo ugiye kurya koko sheri? Arangije ati ati bino birungo se ko ndeba aribyo nari nakoresheje nanjye. Umukobwa abura icyo avuga. Umugore ati bino birungo nabikoresheje nanjye ndabisigaza none natetse urimo kuncunga. Ati sheri bino biryo wibirya umuceri kwereka njye kugutekera. Umugabo ati oya bino biryo ni byiza biraryoshye bimeze neza nibyo ngomba kurya nimugoroba areba ukuntu bisa. Umugore agahinda karamwishe ati okay gusa muryoherwe ariko njyewe ntabwo bino biryo byanyu ndi bubirye, ntabwo narya umuceri nari natetse amakaroni kandi ndaza kukwereka ukuri.
umugabo yasigaye hano atekereza ati ariko se bino bintu bibaye ari ukuri byagenda gute, uyu mukozi se yabikora, twagize imbeba se ntitwabimenya. Hanyuma arituriza, barakwereka umukozi kugira ngo atere umugabo w'abandi irari, yaraje afungura ibipesu byo hejuru ngo umugabo akunde arebe ukuntu amabere yiwe ateye. Hanyuma umugabo sinzi ukuntu yahindukiye abona umukobwa yambaye mini, ariko araceceka nyine ntiyagire icyo avuga, bisa nkaho ibyo umukobwa ari gukora byose yabipanze. Yarahindukiye areba nyirabuja, mwabonye abakozi ibintu badukorera mwa babyeyi mwe. Yarahindukiye areba sebuja, sebuja nawe nta handi yafungiye feri uretse muri ka gatuza, arabyihorera ntiyabyitaho, ati mpereza na biriya nindire muko ndabona biryoshye, cyangwa unicare hariya dusangire. Umukozi yaraje aricara, umugabo afata icyo kunywa, afata ibintu byose nyine abona ari byiza, aramubwira ati felicitasiyo watetse neza. Baraganira nyine nk'abantu bari ku meza bari gusangira. Umukobwa yaricaye akavugisha sebuja ngo none se ngo mwaryohewe. Hanyuma sebuja akibirinduka yahise areba muri ya mabere ya wa mukobwa, yumva arumiwe, ati nta kibazo, ari nyine biragaragara ko byamubangamiye. Hanyuma aramubwira ati reka mbe nakuzanira n'icyo kunywa urenzeho. Umugabo ati nta ribi, gusa mwibuka ko yararitse agatuza imbere, amafesi yayafunguye, hari umupanga afite. Sebuja akibirinduka yahise areba muri ya mabere ya wa mukobwa, arikanga isoni ziramwica, niko gukoma ikirahure. Umukobwa ati burya ndi mwiza, urwego rwo kurangaza bosi kuri uru rwego. Nuko nyine yicinya icyara, ntangiye ati none se bosi ibintu byo biraryoshye se bimeze neza? Umugabo ati cyane rwose, ati n'iyi wayini imeze neza, urakoze cyane, uba wamenye ibyo nkeneye kabisa. Umugabo asigara hano ari muri uyu mukobwa ko ndeba ntazi ibye. Ahise ajya kuzana cya cyuma n'ubundi gikura imyanda aho ngaho, kimwe yakoresheje arimo kuyora bya biryo mu cyibuke. Araza, iyo cyuzuye ubundi wongera kugikoresha kikavuga, yajya kugikoresha ku bindi kikavuga, uko agikoreshaho kikavuga. Umugabo ati se byagenze gute? Umukobwa ati byihorere ndabyitaho, sinzi uko bimeze, iyi pombo ntabwo aheruka gukora. Nuko arangije umugabo ati nese waretse nkaza nkagufasha? Umukobwa ati bosi nimurya ahubwo bon apeti, ndaje mbe nabikora nta kibazo, nuko hari nari nayikoresheje kare ndimo guteka ibiryo. Nuko sebuja ati ndabona byagoranye, reka nze mbigukorere we kuvunika mari. Yahise aza arayimwaka ku ngufu, arangije ngo agerageze arebe uko byaba bimeze. Hanyuma niko gucomokora ngo arebe ibirimo, asanga harimo ibiryo bisa neza we by'amakaroni, ngo yari anakumbuye uyu mubosi wacu. Arangira ati se ibi ni ibiki? Umukobwa ati natetse kare, ni ibiryo nari ndi guteka, ibi turi kurya nibyo byaguye hasi ndangije ndabiyora. Umugabo arebye ati none se ko ndeba ibi ngibi ari amakaroni nkaba ndimo kurya umuceri, byagenze gute? Umugabo biramutangaza, arangira ati se ibintu bisigaye bibera muri uru rugo nkaba ntabizi bimeze gute? Arikanga, niko guhindukira ngo abe yareba uko ahamagara umugore we amubaze. Aramuhamagara ati sheri ngwino hano, ibi bintu ni ibiki? Umugore yaraje ati se ko muri gushwana, usigaye ushwana n'umukozi noneho muri ku meza, ntibyagenze gute? Umugabo ati ndebera hano harimo amakaroni. Umugore akiza akireba ati ibi ni ibiki sheri? Umukozi niko ari kureba aho ngaho yumiwe, dore nsanzemo amakaroni kandi yatetse umuceri. Umugore ati se sinakubwiye ko nagutekeye ukamakanya? Dore ngaho umukozi wawe wizeye nyine birebe. Umugore ati niko sema? Ati wakunze umugabo wanjye kugera ubwo ushaka kunsenyera? Ati nari mbizi sheri ko uyu mukobwa agukunda, ariko nyine urukundo n'ubusazi yarabifashe arabyitiranya. Baramubaza ati kuki ukora ibi bintu byose? Aravuga ati mumbabarire. Umugabo byaramucanze, arangije aramubwira ati cyakoza nta kindi ngiye naba nagukorera umuntu ushaka kunsenyera uretse kuba nakwirukana ukamvira mu rugo ukajya gushaka ahandi akazi. Arangije umukobwa yasabye imbabazi ariko arumirwa, urabona ibimwaro ni byinshi, aguma hano wenyine. Ati sinari nzi ko kuba nakunda umuntu utarangenewe cyangwa se utari uwanjye bishobora kuba byangiriraho ingaruka zikomeye
nkaba nabura akazi kanjye. Nuko yasigaye hano agahinda karamwica azira gukunda umugabo utari uwe. Namwe ntimugakore ikosa ryo kwambura umuntu urukundo rwe. Inkweto ni iyayo urazitandukanya kubera iki? Reba uyu mukobwa ukuntu agahinda kamwishe. Nkwibutsa ko iyi ni Kevin TV One, kora subscribe niba wakunze iyi nkuru, ukore like, usharinge n'abandi. Nawe kandi wamaze gukora subscribe ndagushimiye. Nawe mushyashya kuri iyi channel nguhaye ikaze, tujye dukomeza kubana muri filime twa buri munsi tugiye dutandukanye, n'ejo tubane mu kandi. Murakoze cyane. Ciao ciao.